twambuwe n'inyanja bikaremwa nayo akuvuga Imana hana itagira icyo yitiranwa nacyo nirudatetereza abanyamasengesho amagambo yashize imbabazi rukundo n'igiti cy'inganzamarumba n'isambu itarumba n'Imana itanga urubyaro ababyeyi bagaheka n'Imana itanga konsa abantu bakonsa n'Imana nabonye nashonje n'Imana igaburira abashonje igakura ku cyavu igakira hejuru irakabyara abahungu n'abakobwa bayubaha nimuyihe impundu nirutetereza ababishyira tatanya umwanzira agasingizwa abayizihiye bazahora bayisingiza abayizi kandi tuzahora tuvuga gukomera kwayo n'ibitangazo ikora niyo yakuye Mose n'Abisirayeli muri Egiputa bambutse inyanja itukura ibashitsi Kanani amahoro iragasingizwa uri umwami w'abamura agahora ku ngoma tuzahora tugushima tugucinyira akadiho ababyeyi muvuza impundu abagabo namwe muyiha amashi haleluya abasizi nimukore mu nganzo Imana irakomeye ababyinnyi ngaho mwiyerekeye Imana irakomeye abacuranzi nimwe kurira Imana irakomeye impundu zivuga urwunge ibyivugo bibisikane n'amashyi Imana irakomeye abasizi nimukore mu nganzo Imana irakomeye ababyinnyi ngaho mwiyerekeye Imana irakomeye abacuranzi nimwe muri nanga Imana irakomeye impundu zivuga urwunge ibyivugo bibisikane n'amashyi Imana irakomeye abasizi nimukore mu nganzo Imana irakomeye aho ababyinnyi ngaho mwiyerekeye Imana irakomeye kandi abacuranzi nimwe muri nanga Imana irakomeye impundu zivuga urwunge ibyivugo bibisikane n'amashyi Imana irakomeye n'amahanga yose mushima Imana namwe n'amoko yose muyihimbaze kuko Imana yacu ari nziza imbabazi n'umurava byayo bihoraho n'ukuri kugirirwa neza nayo bisa nyuma w'imisi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka n'amahanga yose mushima Imana namwe n'amoko yose muyihimbaze kuko Imana yacu ari nziza imbabazi n'umurava byayo bihoraho n'ukuri kugirirwa neza nayo bisa nyuma w'imisi yose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka Imana itari ikigirwamana Imana irakomeye Mana yacu yumva gusenga
cyavu ikicazanya n'ibikomangoma. ndavuga imana itari ikigirwamana. Imana irakomeye, Imana yacu yumva gusenga. Imana irakomeye, ni Imana igikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma. yewe ndavuga imana itari ikigirwamana. Imana irakomeye, ukuri Imana yacu yumva gusenga. Imana irakomeye, kandi ni Imana igikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma. amahanga yose mushima Imana, namwe amoko yose muhimbaze, kuko Imana yacu ari nziza, imbabazi ukuragwa byayo bihoraho, n'ukuri kugirirwa neza nayo biza nyuma w'iminsi yose. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka, nirwizihira abayisunzira agasingizwa iteka iragahora ku ngoma. nirutetereza ababisha igatatanya umwanzi iragasingizwa. abayizihiye bazahora bayisingiza, abayizi kandi tuzahora tuvuga gukomera kwayo n'ibitangaza ikora. niyo yakuye Mose n'Abisirayeli muri Egiputa bambutse inyanja itukura ibashitsa i Kanani amahoro iragasingizwa. ikura mu kidaturwa igatuza ahatuje hatekanye iragahora ku ngoma. abayizihiye bazahora bayisingiza iragahora ku ngoma. Imana irakomeye, ni umutware, ni umurengezi w'ubugingo bwacu, bamwizigiye bahoze ku ngoma bagasingizwa. azahora azingirizwa impundu n'abamwizigiye, kandi abamuzi ntibazamurekurayo kabyara yabyaje. niwe wagukuye ku iseta uhamaze gatatu bazi ngo byarangiye aragasingizwa. niwe wakwizihiye inzara ikumereye nabi arakugaburira, kandi agusezeranya kuzagaburira n'abandi. ntituzarambirwa kuvuga ineza ye yo kabyara yabyaje inka. abahungu n'abakobwa yasize ubwiza akadutetura akadukura mu kidaturwa akadutuza ahatuje. ababyeyi yahaye kubyara bagaheka bakamwizihira. abo bose biyemeje guhora bavuga kugira neza kwe n'imbabazi nyinshi agira. kandi abakomeye n'aboroheje bose bacira bugufi intebe ye bakizihira ineza ye. tuzavuga kugira neza kwe kwinshi. yemwe Imana irakomeye, Imana irakomeye.